Haleluya. Yesu ashimwe. Turavuga amagambo makeya ni ukubwira abantu batari babaye hano urupfu rw'uyu mwana. Uyu mwana ntiyarwaye, Muziranenge yafashwe n'indwara iratwihisha. Umugabo yagerageje kugenda ijoro n'amanywa hayavuza ariko biranga. Abaganga bapima bakatubwira ngo ni igifu, ngo yarwaye stoma. Noneho batubwiye gutyo twamatuguma kuvuga ngo niyo ngiyo, bamuha imiti agerageza kuyimwa ariko biranga. Tubona umuntu yakabije kuremba. Habaye kuwa gatanu bamujana mu bitaro. Shamani yaratabaye n'abandi bavandimwe bacu hafi, bajana umuntu mu bitaro. Bashitseyo baramuvura ariko babona indi ndwara itari yo twari ko tuvuza. Twari ko tuvuza indwara tuvuga ngo ni igifu yarwaye. Bashitse baravuga ngo ni isukari, kandi yaramaze kuja hejuru batagishoboye kuyitsa. Mukuri twarababaye. Indwara kutwihisha ikagera hitunjana umuntu. Icakora Imana imbabarire ko mvuze gutyo, umunsi we warushitse. Iyo umuntu agajeje ku munsi we imyaka yeze zisarurwa, yari imbuto yeze imbere y'Imana. Twebwe abantu tukavuga ngo yagiye, ariko Imana yo yari imukeneye mu gihe nk'iki. Yesu ashimwe. Muziranenge aragenda ngari ngasigaranye umwana mu rugo. Mukeba bamusangayo ndamubwira nti genda urebe Muziranenge umuvugisha, umwegere mukuri muganire. Ariko yavuye mu rugo atakiyabasha kuvuga. Agezeyo arambwira ngo Muziranenge ntahayavuga. Nyumva birambabaje. N'igihe yasohotse kuwa kane bagiye mu bitaro n'umugabo yaramubwiye nti Muziranenge banza urebe umwana. Tikuranirwa kuvugisha umwana. Yajunguje umutwe. Nyumva ndababaye. Hagati aho ngaho Muziranenge aragenda, bambwiye ngo ararangije. Jo mu gitondo nyumva ibintu birantunguye. Ndavuga ngo se Mana wamuhaye umwana mu gihe gisa nk'iki, yari yarabuze abana iminsi myinshi, kandi suko yaratse kuzara, yaravyaye yarapfusha. Satani kamwambura nsi Imana yegeze mwambura. Ariko bigeze aho ngaho ejo bundi Imana iramwitura, imwitura umwana w'umuhungu. Turanezerwa twumva ibyishimo bigeze ahantu. Ariko ejo bundi iyo ndwara iramujana, n'Imana yari imukeneye mu gihe gisa nk'iki. Nubwo mubona nyavuze umusaza yarwaye, yarayarwaye cyane. Niwe wari kubabwira amakuru yose. Niyo ndwara yishe Muziranenge, basanze isukari yazamutse. Ntabwo tuvuga birebire, hari aho tuzovugira nuko Muziranenge yagiye. Abantu murike guma kubyibazaho. Muziranenge ntiyabuze faranga zimuvuza, Muziranenge ntiyabuze umuryango umwitaho. Mukuri n'ibyago gusa byabaye, ariko reka gende, yari intungane y'Imana. Twese niyo nzira tuzoca. Amen. Imana ishimwe. Nukuri uyu munsi kuvuga ngo Imana ishimwe ni ibintu biri ko bishaka nko kugora hagati mu buzima bwacu, cyangwa se ubuzima bw'umuntu gihumeka uwo ari we wese. Ariko kuko Imana ari Imana izitanga ihumure, kandi Imana izayongera ikubaka imitima y'abantu, nicyo gituma tutareka kuvuga ngo Imana nishimwe. Nk'ibi bitondo byombi ni bitondo bitari ko bituzira neza. K'igitondo cejo twabyukiye ku makuru mabi, habaye iki gitondo kandi turasubira tubyukira ku yandi mabi. Abantu babiri kuvuga ngo bamasiga abantu mu minsi ibiri nyine ikurikirana, urumva ari ibintu bigoye kandi biremereye. Ariko kuko Imana ari Imana, ni ukuri kuturumva turuhutse mu mitima. Kandi dushima Imana yagize abanyamurenge gutya. Iyo mutaza kumera gutya, suko siko tuba tumeze. Kuko imitima yacu yari imeze ukundi kuntu. Ariko kubabona no kutuba hafi no kutwegera, nicyo gituma tukiriko tuvuga amajwi yacu agasohoka, nuko mwagomeje kutuba hafi. Kubw'ibyo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Kandi mu ntege nke tugifite n'imyanya tukirimwo, titwareka kubabwira ngo mugume mutube hafi.
kuko imitima yari ishikuye, imitima yari ikanze, imitima icika intege. Nta kindi kiza kimara agahinda ni ukubona uwawe akuba hafi. Mukomeze mutube hafi kuzageza igihe Imana izadukomereza imitima tukongera tugasubirana. Uyu mwana ntabwo yarwaye. Jewe amakuru yiwe nayamenye na kabiri twari dufite ikindi gikorwa twari ko dukora kwa pasiteri nyine dusezera umwana iyo yari kwagenda. Shitse barambwira ngo umwana yarwaye, ariko bambwira yuko atarwaye cyane. Ndataha ndavuga ngo nzagaruka kubareba. Maze gushika mu rugo iwanje ku munsi wa gatatu ntiyagira ico bambwira. Habaye nijoro abariho bampamagara bambwira kuko umwana yarwaye cyane. Ni ibintu bigoye hano sinoba nkije ijoro, reka ndinde buce. Ariko bampamagara bambwira kuko umwana agiye. Bukeye namanzinduka nza mushike kwa pasiteri. Jambo namubajije narumaje tse abagiye bakubwiye gute? Bambwiye yuko umwana yabaye nkuhindura, ndakimeze nkuko yagiye. Bishaka nko kunongerera icizere yuko umwana Imana imufasha agakira. Muri wa mwanya yari yinjiye terekaje muri dushe agaruke tubone kuganira. Agishika muri dushe haza impamagazi ivuga ngo umuntu ararangije, ariko bavuga ntibanonosora bashaka barahamagaye ngo se muracarahimuhira. Bigaragara yuko umuntu yari yarangije. Nuko dufata imodoka turagenda. Tumaze gushika iyo umuntu hari iriya bitaro ni ibintu biza bigora. Bashaka kutwima umwanya, ariko umwanya utari muremure turinjira. Je ngo nsanga ukuntu umuntu ameze n'ukundi hari kwahumeka. Nzembwira abacu abantu bashatse kutuhisha kubarazana ibintu byabo by'ubwenge, ariko umuntu yarangije. Naramwitegerezaga mu nshusho no ku mubiri, je nkabona nta muntu uriho. Nuko turaza, habaye mu gitondo nanone bukeye, kuko twari twaraye tutameze neza mu mibiri n'imitima yari hagarase. Namuhamagaye hakiri nijoro mubaza ukuntu bimeze. Arambwira ngo bamuhamagaye kuko umuntu asa n'uwagaruye akenge. Tibyigeze bitwara iminota 20, ko ndakeka ko bitatwaye iminota 20. Nari nkiri harya ku gitanda ampamagara yuko umuntu arangije. Nuko ni ku mwana yagiye. Noneho uyu mwana twamuzanye ari umwana mutoya. Jewe ni ibi byacu nyine twatandukanye ku misozi cyangwa se mu bihugu. Nari narasigaye muri Kongo. Iwe araza abungira ino, amaze gushika ashingira umwana. Ariko suko ntabazaga amakuru yuko bimeze. Namubazaga aho yashatse, nkamubaza umuntu uko ameze. Ariko amakuru ye twumvaga y'uyu mwana, twumvaga ari amakuru anyuze imitima yacu, kandi twumvaga yuko ari umugore w'urugo. Kugeza nshitse hano nukuri uko bamumbwiraga nsanga ni kwari. Umwana yaratwakiriye, umwana nsanga n'umwana mwiza mu rugo, nsanga n'umwana utunganiye urugo, nsanga n'umwana wubasa urugo, nsanga n'umwana wubaha ababyeyi, nsanga n'umwana wubaha baramubiwe, nsanga ari umwana ukunda umuryango. Ariko kuko Imana kuri uriya bavuze nyine Imana iraturusha imbaraga. Nukuri urebe nkatwaho twari tugeze kuvuga ngo dutangwe n'abana, twari dukwiriye gutanga abana. Ariko kuko Imana izikora ubushake bwayo, yabonye kuriya ariyo mbuto yari yeze. Kuba kuri uno munsi wa none uriya mwana yagumye guhura n'ibibazo, abyara abana bahushuka. Ariko kuko Imana yabonye yuko tudakwiriye gutandukana n'inshuti n'abavandimwe aho twari twarakura uriya mwana. Ndavuga ngo reke hasigura uriya mwana w'umuhungu azatubera ikiraro, azatubera ubumwe bwacu n'abadinzi, nta kizadutandukanya. Kuko uriya mwana tumutezemo byinshi, azabyara benshi. Nukuri bazakomeza kuma kuduhuza nabo twari twarashakiye, kandi dushakira abamanyana yacu. N'abantu twari dukunze, twari dushize ku mutima,
nabo badukundaga tutobona uko tuvuga buri gitondo buri kigoroba bakundaga kugira ngo bamenye uko twabyutse. Nanone nubwo byabaye kuriya, nubwo bimeze kuriya, ariko baracara ababyeyi bacu. Ejo muzamutubaza ngo se twabyutse gute, ejo byagenze gute, ko ndabona ubushuti bwacu namwe buracakomeye ku mpamvu z'uriya mwana, kandi ko ndabona dutandukanyijwe n'urupfu, nta kibi twabonanyeho, nta kibazo twagiranye nabo. Urupfu ni urupfu, tugende tufate ko ari urupfu, ariko mu mwanya twiriko duhumeka turi abantu, ndaca dutandukanya. Tuzaguma tumerane neza, tuzaguma tugenderane, tuzavurana muri byose, mu byiza tuzabana, no mu byago nk'ibi nyine tuzakomeza tubane. Kuba Imana imujanye uriya mwana, nta kindi twamwifuriza, tumwifurije iruhuko ry'abera. Amen. Yesu ashimwe. Mbere ya byose mpaye umuryango Paul na Frank ku giti ciwe, mpaye Paul, mpaye n'abagunga Paul babyaye Muziranenge, mpaye n'itorero Paul. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi kuko ari ko Imana yabibonye. Undi munsi nahagaze ahangaha nshima Imana, biganiro yakoze ubukwe, narishimye numva ndanezerewe. Ariko uyu munsi guhagarara ngaha nshima Imana ko tubuze Muziranenge, ndumva umutima ubabaye, imitima yacu yikanze, imitima yababaye. Nta kundi twabigenza, ariko imitima yacu irababaye, ariko batubwiye ngo tuzaruhukira mu ijuru. Umubwiriza yaranditse aravuga ngo hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa. None uyu munsi ni umunsi twagezeho, niyo mpamvu twumva turemererewe, ariko hamwe n'Imana izadukomeza. Muziranenge dusize akiri muto, agiye akiri muto. Muziranenge yari umukobwa mwiza, yari mwiza ku isura. Muziranenge yari mwiza no ku mutima, twamukundaga, mu muryango nawe yadukundaga. Ndibuka mu minsi yashize Muziranenge yabuze akomeje kuzara abana bapfuye, ndamubwira ngo humura uzabyara, nanje nyarabyaye. Ngo buce ngo duhura, arambwira ngo shanga kintu wambwiye ku mutima, ngo nanje nico nza ngendana, nanje nizeye Imana izaguha abana ko nanje izabampa. Ejo bundi Imana imuha umwana, turishima turanezerwa. None Muziranenge aramusize, biratubabaje. Ariko nubwo amusize, wa mungani muzehe amaze kuvuga ngo ni ikiraro, ubwo Imana yashatse ko dutandukana n'abagunga burundu, ni umuhuza wacu, azaza akomeza duhuze. Imana yaragwaye, titwamenye ko yarwaye ngo tumusure, nico cyatubabaje. Tuza kwakira amakuru gusa ko arangije. Twarikanze ejo tugeze hariya Kenyatta, tumva ndababaye cyane. Ndatekereza ngo yaba twaramenye ko yarwaye ngo tunamusure, byari kuruta. Ariko ibihe niko bimeze, ntabwo ari twe twenyine, n'abandi bose, abantu bose muri iki gihe ni nkaho urupfu rwatwegereye. Batubwirije ngo icyangombwa nuko twagenda imitima yacu tuyitunganyije, w'Imana yozihamagara akamenya aho agiye. Murakoze cyane kudutabara, abantu babasura nk'aba ngaba, Imana ibaheze umugisha. Mukomeze mwegere abavandimwe, mukomeze mudusange, kuko imitima yacu ntabwo iratuza, na n'ubu biracababaye. Ariko hamwe n'ibyo, Frank ahumure, Imana yakuremye irakuzi, izakuremera uwundi mufasha. Bene data muhumurike, ntabwo turinganya amataho,
dufite aho tuzaje. Iyi si iwacu. Umuririmbyi yaravuze ngo nubwo isi yacu ari inyuma y'ibicu, ariko duhumure, tuzataha, nta mubabaro ubayo, nta marira abayo, ibyishimo byaho ni Yesu Kristo. Murakoze hamwe n'ibyo, tumwifurije iruhuko ridashira. Umuryango barakoze, twagira ngo umuryango w'abagunga nawo utambuke uze kuduha abantu babiri. Aba bakoresheje umwanya neza, n'abandi baze kugerageza gukoresha umwanya neza kugira ngo izindi za gahunda zitaza gupfa. Mutambuke imbere, umuryango wa Mugunga. Tudatwara umwanya munini, abantu babiri ni bakeya kandi turavuga bikeya. Ariko abagunga mwese ni muze badufate ifoto y'urwibutso rwa Muziranenge, bazaza batuboneraho. Mbere dushimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, tugiriye neza twese kuba aha hantu nyine nubwo bigoye, ariko Imana niyo ya mbere yo gushima. Mbere reka turashimira Imana n'abantu. Cya kabiri turavuga Munenge, Muziranenge. Keya ndaza guheza umuvandimwe wanjye babanye, kandi niwe urubyiruko rwe baranangana, baranaturanye n'ise wabo, ariko aramuzi cyane kundusha. Ariko njyewe ndashimira abantu. By'ukuri ni ikintu kinini gikomeye cyane giteye n'ubwoba kiremereye, ariko twamenye Imana. Imana niyo nyiribihe. Hari umuntu wabivuzeho ejo neza, aravuga ngo Imana niyo nyiribihe kandi birayitinya. Ibihe byose birayitinya. Dutanze mpore ku muryango wa Mugunga, babyaye Munenge. Dutanze mpore ku muryango wa Musinga washatse Munenge, Muziranenge. Dutanze mpore ku itorero yasengeramo ryari rifite Muziranenge. Dutanze mpore ku banyamurenge mwese, komeze mwihangane by'ukuri. Kindi nagira ngo mvuge, turi mu bihugu by'amahanga, ariko reka mbabwirire ijambo. Hari n'ubundi twabivuze, kuko na Bibiliya ni ijambo ry'Imana rirabivuga, iravuga ngo kuja mu nzu y'ibirori biruta kuja mu nzu y'umuborogo biraruta kuja mu nzu y'ibirori. Ubwoko bwacu muri beza, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. By'ukuri abanyamurenge n'abantu beza, ibi nibyo bigaragaza urukundo abari bo. Ntitwogoma kuvuga gusa ngo turakunda, ariko kiza kibyerekana n'ibyo bukora. Turabashimiye byimazeyo, Imana ibaha umugisha, kuko muzamutabara aho mwaba muzi cyangwa mutamuzi, mugakora iki kintu n'amahanga twajemwo bakabibona. Ubu mwakandagiranye ahangaha, ndabizi kuko n'umunsi wa nyuma kumuherekeza bwa nyuma bizaruta ukunguku. N'abanyagihugu uwo munsi imbabura yabizaka, kuko tuzariha amamodoka yabo menshi. Ariko muri abantu beza, Imana yo mwishuri bamugisha. Ikindi mvuga kuri Munenge, ndashima Imana yo mwijuru, kuko bene data bavuye kubivuga. Twebwe nyine twaramubyaye, ariko nyuma abavandimwe baramushaka, ariko aguma kugira ikibazo, kuko mwacumvishije kabyara abana ntabarere. Ariko Imana yo mwijuru ibona ko atari ngombwa, kuko azasiga mu isi hatagize ikintu tuzaza tumwibukiraho. Icyo kintu cyanejeje, nari mfite umubabaro mwinshi cyane, ariko nari mpaye ngira ngo n'ubundi nze kubibasaba. Umuntu azagira amazina menshi. Njyewe uriya n'umukobwa wa murumuna wanjye, nagira ngo muzamwite n'izina ryanje kugira ngo nza kumureba amazina yanje. Njyewe umuntu witiranwa nanje nzamukunda kurusha. Muzamwite izina ryanje rwose, n'umuhungu. Muzongere nimba arafite atatagirane, izina ryanje banita Elias. Icyo kintu nabo muzari niba nsanga mwarari mwese, nzoza nza kubareba. Nukuvuga ko rero icyo nari ngiye kuvuga, narivuze ngo Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro, kuko Muziranenge atifanye nubwo yaciye muri biriya bihe, akaba dusigiye umuntu wo kuduhuza hamwe n'uyu muryango wamushatse. Iby'ukuri mwana wacu humure, turi kumwe, tuzabana, tuzakorera uko bishobotse kose, icyo dufite cyose tuzagikora.
dusangiye kurera n'uriya mwana kuzageza ku gihe tuzamushingirira tugihari cyangwa se tudahari, abazaba bahari bazabikora. Ariko iby'ukuri turashima kuko Munenge atipfaye, nawe uzakomera, n'ubundi n'abandi bakobwa turabafite, waza twabahereza bazarera uwo mwana. Murakoze cyane, mukomeze mwihangana. Murakoze, reka nanjye mvuge bukeya. Cya mbere mbanje guha pora abantu bose, umuryango wacu n'uw'Abasinga, mukomere kandi mwihangane. Kindi ndaha Paul Frank, Paul papa, Muziranenge yadusize ariko tuzamusangayo. Ngenda babaye cyane, umutima wanjye urikanze, ntabona uko nabivuga uretse Imana yonyine niyo yampumuriza n'abantu b'Imana. Ndi murumuna wa se wa Muziranenge, ariko nageze iwabo niwe wandeze mfite imyaka 8. Simperukana n'ababyeyi banjye imyaka yanjye yose, ariko Diadoni mukuru wanjye niwe wandeze ambera umubyeyi, ni nawe wanshingiye. Mfite ibintu byinshi navuga kuri Muziranenge, ariko nimba hari icyo byafasha abantu bamuvuze nakomeza nkavuga. Ariko nanone njyewe, uretse njyewe na Frank, nitwe dushobora kuba tuzi ku Muziranenge cyane kurusha ndetse n'ababyeyi. Twabanye imyaka 20 na Muziranenge mu nzu, ni njye wari imfura, nari se wabo, ariko ndi imfura, ari murumuna wanjye nkurikira. Ndababaye cyane, nabwiye Imana ngo ndashaka kuzabona Muziranenge mu ijuru, muramutse. Ndababaye, hari ibintu byinshi, ubuzima bubi n'ubwiza twabusangiye na Muziranenge. Mfite memories nyinshi kuri Muziranenge nshobora kubabwira ariko zitamuzura. Mfite papa wanjye afite imyaka myinshi, iyo baza kumpitishamo njyewe uri bupfe, njyewe nari gupfa Muziranenge agasigara. Ngize iminsi ngira agahinda ku bwa Muziranenge, ariko nyuma na nyuma aranasize, birambabaje. Muziranenge yarashatse kimwe n'abandi bana bose ko bajya bashaka, narangije ntibyamukundira. Buri gihe Muziranenge akampamagara ngo ninze kumureba ngo umwana we yapfuye. Uri inshuti yanjye kubera ko washatse Muziranenge, habe nubwo uzashaka ahandi tuzakomeza tuba inshuti. Aba n'abana banjye, ntabwo nshobora kubabwira inshuro nageze iwabo, mu rugo iwabo nje kubasura nta mpamvu inzanye. Frank arabizi. Muziranenge, Imana niba ariko igikunda abantu kurusha abantu twebwe uko tubakunda, nanjye izanjyane mu ijuru kandi nzabone Muziranenge. Ndamukunda cyane kandi cyane, nyine ndashobora kubabwira ngo mubyumve. Mu rugo twari abana benshi, twavutse turi abana benshi kwa ba Muziranenge. Ndavuga mu rugo kubera ko niho mu rugo. Njyewe na Muziranenge dufata inshingano zo kurera abana bacu batoya b'abaherezi, barakura. Umwe akajya kuzana amata y'abana, undi akabasigarana, ababyeyi bagiye mu mirimo. Turakura tuba abantu bakuru, nabo turabakuza ni bakuru.
tugera igihe badushakira akazi twembi na Muziranenge, na n'ubu ntago yanyitaga papa mudogo wiwe. Naramwiyamye ndamwiyama n'imbere ya Frank, ndamubwira ngo ntuzongere kunyita Deni, uzajya unyita papa mudogo. Arambwira ngo ntibishoboka, ntabwo uri papa mudogo wanjye, uri musaza wanjye. Muziranenge apfanya amabanga yiwe nzi undi muntu wese adashobora kumenya. Nari uzavuge n'uriya munsi wa nyuma, ariko kubera abantu bakeya nzi ibintu byinshi bya Muziranenge. Nari nkunda Muziranenge cyane, na n'ubu ndamukunda kandi nzakomeza mukunde. Muziranenge ari umwana mwiza mu buzima busanzwe, nta kibazo agira. Habe nanjye yansuye umwana wanjye w'imfura, ndamuserereza. Yansuye umwana wanjye w'imfura afite imyaka 4. Noneho nkamusereze kubera ko utajya kunsura, ariko kubera ukuntu muzi ntabwo nashoboraga kumurakarira. N'umwana mwiza utagira ikibazo n'abandi bantu, ntabwo ushobora kumva ngo yagiranye ikibazo n'undi muntu. Muziranenge yakundaga guseka, nta kibazo yagiranaga n'undi muntu. Muziranenge yaragira ishaka ku buryo hari ibyo twagombaga kuba turi gukemura njyewe nawe na Frank, twicaranye nawe, hari ibyo twagombaga gukemura byinshi tuganira nk'abana banjye b'inshuti zanjye. Frank n'umwana mwiza, agira discipline nyinshi cyane no ku rwego rwo hejuru, yubaha buri muntu wese kandi aciye bugufi. Kezo ndamubwira ati kubera ko washakanye na Muziranenge, uzanyisanzure tujye tuganire nk'abantu babagabo, icyo ni icyambere, kandi nk'inshuti kubera ko washatse Muziranenge. Imana izagushumbusha kubera iyo discipline ugira. Rero bavandimwe, njyewe ndababaye, natakaje umwana kandi natakaje n'inshuti magara. Yarambwiye ejo bundi ubwo mama we yaherukaga hano, Muziranenge arambwira ngo ashobora kuba ari hafi kuja muri Canada. Arambwira ngo nzibagirwa ubuzima bukomeye nagiriye muri Kenya kubera ko uri umuvandimwe wanjye. Ariko mu ijuru ni weza kurusha muri Canada. Apfuye ari muto, agifite amajyambere, yifuza kujya aho twese turi kwifuza kujya. Hari umwana muto wakagombye kwishimira ubuzima kimwe n'ubwo abandi bose. Ariko man, nta kundi nabivuga. Ariko Muziranenge, Imana imuheruko ridashira, barampamagaye nanjye, nari ntaramara, nari maze iminsi mike cyane mvuye iwabo, musanga ameze neza, ndishima, nkajya muserereza ngo warabyibushye. Nambwira ati warabyibushye ariko urasa neza ku mubiri, ufite fresher, ibyo ari byo byose, ndishima. Akajya amamagara nguze kutureba kubera umwana, akambwira ati ujye umara ibyumweru 2 uzaje kureba umwana, turabavandimwe benshi hano, bano bose n'abavandimwe banjye. Ariko akaza amamagara by'umwihariko nguzugira ibyumweru utaje kureba, ukumva kuragenda neza. Yarambwiraga uwo munsi bukeye nkaza nkagera hano nkareba umwana, aricyo kinkuye kitengera, nkaza nkareba umwana wa Muziranenge ngasubirayo. Ariko nta kundi, iki cy'ingenzi nanjye namenye Imana. Nari buri hanwe n'agahinda, nibajije ibintu byinshi ku Mana, nkumva sinzi ubuzima bwanjye nyine ahantu buri. Inshuti zanjye
abamba hafi barabizi, bazi ko Muziranenge yari inshuti yanjye, n'abavandimwe wiwe bose ibere rimwe barabizi ko Muziranenge yari inshuti yanjye. Banyihanganishije cyane, hari n'inshuti zanjye zo ku mubiri zisanzwe banyihanganishije, ndababaye. Ndashimira rero inshuti zanjye zavuye Kitengera kuntabara, baramerekeza. Twebwe saa 12 zageze turi Kenyatta, bari banze ko twinjira. Uwo mwanya wose twari kumwe n'izo nshuti zanjye. Ndabashimiye Aime na Cecile, ndashimira Darlene, ndashimira Isaac yavuye Kitengera aje kuntabara, ndashimira n'abandi bose bari bari hano kubera kudutabara. Kindi ndashimira abanyamurenge bose kubera ko mwadutabaye. Ejo narasetse ndi mu modoka, ariko iyo nza kuba ntari kumwe n'abantu Muziranenge apfuye, nanjye ntago sinzi ko nari kubaho. Natakaje inshuti yanjye bikomeye 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 cyane mudashobora kubyumva. Muzira umwana w'umukobwa wifataga akanyohereza amafaranga ntacyo ntamubwiye ngo nkeneye amafaranga. Twari dufite ubushuti burenze uko mushobora kuba mu bitekerezo, ariko mwarakoze kuza kudukomeza. Agahinda ntikica, niko abanyarwanda bavuze, kagira mubi. Ariko mfite agahinda, ariko Imana izakankiza. Mwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze kandi mukomeze kwihangana ko turagana ku musozo. Turabura abantu batatu bari buvuge. Reka duhamagare ba nyirarume b'Abanyakarama baze baraduha abantu babiri, nabo baze kwihutisha umwanya nk'uko bagenzi babo barimo babikora. Barangije kubikora ko murabikora neza. Rero namwe nimwegere hano ufata umwanya kandi haravuga abantu babiri nimusoza turazi kubabwira undi muntu muri buvuga soza, tubone gusubiza abavandimwe gahunda. Abanyakarama bamuyomba niwe bagiye kuvuga. Abanyamurenge baza bavuga ngo inka zirimo mukuru ntizazi kwitwa n'inkuba, arazigangahura. Bamaze kutugangahura n'ijambo ry'Imana. Ikindi nshatse kubwira Frank, napfushije umugore ansigira akana k'amezi 3, ndafite mama wowe ufite nyoko, arakura n'umuriyete na muramuzi munyuma. Ubu yavuye no mu gisirikare, ari mu rugo, afite abana 6 bari mu mahasha. Ni muhasha, afite abahungu 2. None wewe uri kumwe na nyoko, ukaba uri kumwe na Yesu n'abagunga, ikibazo kikomera. Nari nibagiwe umunsi Muziranenge yabyaye nise umwana izina. Umunsi yabyaye nari muri Kenyatta, nise umwana izina. Bararyibuka, naramise ngo ni neza y'Imana yari tubonekeye. Muziranenge yaragize imbyaro zitanapfusha, abyaye umwana mwita neza y'Imana. Ndakwinginze papa, ntimuzareke kuri mwita, hazahora ari urwibutso rwanjye kuri Muziranenge. Murakoze. Twari dukenewe icyo tuvuga twese kuri Muziranenge. N'umwana wacu 100%, ntabwo abagunga bamubyaye bonyine, uko bamukundaga niko natwe twamukundaga. Ni ukuri ko yari inshuti yabo niko natwe yari inshuti yacu. Gusa kubera umwanya ntitwavuga twese uko tubyifuza, reka havuge nyina wabo ariwe mama we yari afite hano, haraza no kuvuga umwe muri basekuru. Murakoze. Yesu ashimwe. Kuri dushimiye Imana, kandi tuvuze ngo dushimiye Imana ntabwo ari umuhango, dushimiye Imana kuko Muziranenge abonye abantu bamuherekeza bangana gutya. Imana ishimwe kuko murabizi ko hari benshi bari
gupfa ntibabona ababaherekeza. Rero kuba we akorewe ibirori, Imana yo mu ijuru turayishimiye. Ikindi kandi dushimiye Imana kuko adusigiye umwana nk'uko bakomeje babivuga. Ntabwo twabisubiramo cyane, twakomeje gutekereza ngo se ni gute iminsi yabayeho abyarapfusha none akaba abyaye umwana kugira ngo asige. Ariko dushimiye Imana kuko atapfuye muri iriya minsi, kwari kugira ngo adusigire uno mwana naho tumusigarane. Nabyo tubishimiye Imana cyane. Kandi bene data, ikintu namaze gutahura, burya igare ntushobora kwivuza igare kandi ntushobora kuritangira uko byagenda kose. Ngira ngo ni Yobu wabyanditse aravuga ngo kubera kuko Imana ngo ariyo yategetse iminsi yacu, ngo n'umubare w'amezi akaba ari ushiraho, ngo ntushobora kuwurenga naho wabigenza gute. Nubwo wakwikingiza, nubwo wakwivuza, nubwo wakwirinda, umubare w'amezi yawe iyo wageze ntushobora kuwurenza. Rero uku nico cyari igihe ciwe, kandi nyine abantu bazakomeza kubyibazaho nk'uko turimo kwibaza ngo se bariya bapfuye bagiye muri mandamano yo baguma mu mazu, kubera ko iminsi yabo nyine iba yageze. Hagomba kubaho akantu gatuma iriya mandamano ibaho, agasohoka mu nzu akagenda, yamara agashika akayigwamo, kubera ko igihe ciwe cageze. Noneho tukabyibazaho ngo se iyo baza kwirirwa mu rugo kuriya ntibizize, ni igihe cawe. Igihe c'umuntu wese iyo kigeze, igari ry'iwe uko risa kose nuko riteganyijwe rigomba kuza, hakagira ikintu kibasha kurisohoza. Rero nkuko mukecuru yabivuze, ntabwo twakwibaza ibintu byinshi, ni igihe ciwe. Turashima Imana yari yaramuduhaye muri iyi minsi. Muziranenge yaravutse nk'abandi bana, arakura kandi yari mwiza, akurana ubwiza, agira n'igikuriro kandi agira n'igikundiro. Arakura, arashakwa nk'abandi. Rero Imana iki gihe, iki nico gihe Imana yari yaramuduhaye kugira ngo tubashe kubana nawe. Iyi minsi ni yari yaragenye kugira ngo bashe kuduha Muziranenge atunezeze. Rero Imana turayishimiye kuri iyo minsi yari yamutugeneye. Imana ishimwe cyane. Kindi kintu nshima Imana, ndashima Imana kuko basezeranye na mama wiwe. Mu by'ukuri urebye, mama we yaje kumuhemba aribwo akimara kubyara vuba cyane. Kazamubwira nti ariko nawe rwose nawe uri wihuse cyane. Umuntu waraye ubyaye kandi muzi ko yari yabyaye umwana, ibiro bitageze neza, biba ngombwa ko abanza kuguma iminsi mikeya muri kuveze. Kazamubwira nti iyo ubanza ukareka byibura akabanza nyine agakomera agafatika, noneho umunsi wo kuja kumuhemba tukazama dutumira abantu benshi tukaza tukishima. Atoyaye nabonye ko ngomba kuza vuba. Ariko Imana mu by'ukuri, hari umusaza ngo wavuze ngo gira ubwenge koko yabonaga kuko agomba kuza gusezerana na Muziranenge. Niyendi ataza kubikora gutyo uko Muziranenge bagiye badasezeranye. Ariko ico naco numvishe ngishimye Imana cyane. Imana ishimwe. Rero bene data, nukuri turakomeye kandi namwe mukomere, famiye mwese mukomere, umutware we akomere, twese dukomere, twihangane kuko nta kundi niyo nzira, twese niyo nzira turimo kandi niyo tuzanyuramo, niko bigomba kumera. Gusa hari ikintu nakomeje kwibaza, mama Muziranenge, papa Muziranenge, mbese mu gace atuyemo hariya muri Kanombe abahazi, ngira ngo n'abantu benshi bazi amazina yabo bwite. Ngira ngo none ni nk'abafamiliya wenda niko nabyita, ariko iryo ni nkaryo zina ryabo, ni mama Muziranenge, ni papa Muziranenge. Ariko ngira ngo tuzakomeza kuri mwita hari niko bizogenda. Rero nukuri Muziranenge yari umwana mwiza nkuko se wabo yabivuze. Nukuri yagiraga umutima mwiza pe, yari umwana mwiza, yari umukobwa mwiza usobanutse, yarize primaire arayirangiza, yiga secondaire, yiga kaminuza. Hanyuma nukuri yari umunyabwenge Muziranenge. N'umuntu ntiyakundaga kwinjira mu bintu nk'ibi societe yacu dukunda gukora nyine ngo usange wamye winjira mu bintu byinshi cyane. Muziranenge yari umunyabwenge. Rero Imana yo mu ijuru yabonye kuko igomba kumujana kuri uyu munsi, uko niko yabibonye kandi ibyo turabishimiye kuko nibyo yatugeneye. Rero Imana yo mu ijuru imuhiruko ridashira. Kandi namwe nukuri twareka kubashimira mwese abanyamurenge, mpereye kuri famiye yacu mvukamwo bahagaze hano, n'abandi mwese mwaturutse impande n'impande, abaturanyi, kugira ngo muze kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane.
imana imutuza heza murakoze